impamvu njya gufasha abantu nkafata video mba mbizi neza ko uwo muntu ndi gufasha ashobora kuzabyara umuntu ukomeye cyangwa we akaba umuntu ukomeye. Ngewe rero naba narakennye nkajya gusaba uwo nahaye aho kugira gusaba uwo nini yanga kumfasha serivisi ari nka serivisi ariko wanga kumfasha, nkahita mubwira nti dore video nafashije nyoko. Yaba ari umuntu ugira umutima akaba aranyishyuye. Umuntu najya gufasha ujye umenya ko akugurije. Ashobora kugufasha ntakwereka uburyo agomba kuzakwishyuza, ariko n'umuntu agufashije abakugurije. Wowe jya ufasha nkaho utamugurije, yego jya umufasha nkaho utamugurije, ariko wowe nufashwa ujye umenya ko ari ideni urimo umuntu uba ugomba kuzishyura igihe runaka. Umuntu nagutabara mu bibazo ujye umenya ko umurimo ideni. Umuntu nakugirira neza ujye umenya ko umurimo ideni. Hari abantu b'i Kigali usanga wakubiswe ugahita ubwira umuntu ngo nguriza 5. Umuntu nakwaka amafaranga ari inshuti yawe umukunda umwemera ntukamugurize. Nakwaka 5 by'inguzanyo ujye umwira ati rero nta mafaranga mfite ariko kankuhere 2 fofuri ntuzayanyishyure, kuko nuyamuguriza akayabura byombi uzabihomba. Uzahomba ya nshuti wari wifitiye, uhombe n'aya mafaranga wamuhaye. Haleluya. Nyandikira muri comment ngo amen. Iyi live ni nziza iraryoshye ntago wifuza kuhava.